Ndagusuhuje ngo wahe ikaze kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru, tariki ya 17 Gicurasi 2023. Ni igihe cyo gutera intambwe nshya ku munsi w'137 w'umwaka, kuko wahisemo inzira yanjye ukanyikomezaho. Nange ngiye kukuzuza gukiranuka kandi uzagwiza imbaraga. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 45 murongo wa 24. Hariho uzambwira ati mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga, kuri we niho abantu bahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Umva mwene data, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, jambo mu ntambwe nsha uyu munsi Imana ivuganye natwe, nuko abibwira amategeko ye, abubaha izina rye, abitondera ibyo yavuze, agiye kubaha imbaraga, agiye kubabera ubuhungiro. Uwiteka niwe ugiye kugukomeza, Uwiteka niwe ugiye kukurengera. Ni ukuri iyi minsi yose agiye kukubera imbaraga, kandi ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko ari we buhungiro bwawe. Mwikomezeho, wowe nturekere, umugumeho budasiba. Mwami Imana ikomeye, ndagushimye ko utajya ujya kure y'ijambo ryawe. Urakoze ko uhaye mwene data umugisha, umwujuje imbaraga, umugiriye neza kandi umuhaye gukiranuka, kandi umurinze gukorwa n'isoni kubwo kumenya izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.